se KWEZWA channel. Reka ngushimire uburyo wongeye gutanga umwanya kugira ngo dufatanize hamwe kumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyigisho cyiza cyane nkurarikiye gukurikira cyitwa ngo inkuru ikiza iturutse mu gikari. Uwo muri kumwe ni KAYISHEMA. Reka dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe wandikishe kugira ngo ritubere umuyobozi. Tugushimiye uburyo utwongerera igihe cyo kubaho, ariko ukaba ushaka ko igihe watwongereye Nyagasani tutagipfusha ubusa, ahubwo tukubiboka tukagendera mu kuri kw'ijambo ryawe, tukitegura ubwami bwawe kugira ngo iherezo kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe tuzibone mu bwami bwawe. Udufashe Nyagasani kugira ngo uyu mwanya utubere w'igiciro rwo gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Hariho umugabo w'igihangange. Uwo mugabo amateka yaranditswe, ariko nubwo ari igihangange akaba yarakomeye cyane, yari afite ingorane imwe yamubuzaga gusabana n'abandi uko bikwiriye. Uwo mugabo niwe tugiye kurebera hamwe. Ni umugabo wari umugaba w'ingabo witwaga Namani. Namani igitekerezo cye tukibona mu gitabo cya kabiri cy'abami mu gice cya 5. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Uyu ni umurongo wa mbere tumaze gusoma. Muri murongo wa mbere tubonye ko yari umuntu w'intwari, yari umuntu wari umutoni kuri shebuja. Noneho uyu murongo ugasoza utubwira ngo yari afite ubusembwa bukomeye, aribwo bw'ibibembe. Ahangaha hatekereza, icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli, banyagayo umukobwa muto aba umuja wa muka Namani. Nuvuga ngo Namani ntiyari umusore, Namani yari umugabo ufite urugo. Noneho mu gihe bari bagiye ku rugamba, bagiye mu bitero bari bagiye bagabye, banyagamwo umwana muto w'umukobwa. Bibiliya ntabwo itubwiye yuko yari inkumi, oya, yari umwana muto w'umukobwa. Muri uko kumunyaga, uwo mwana si we wenyine, ahubwo bazanye n'abandi, ariko uyu mwana niwe uvugwa. Uwo mwana Namani aragenda mujyana iwe mu rugo. Yari umuja, kandi umuja ntabwo yakoreraga imirimo ahagaragara aho abashyitsi bicara, ahubwo yabaga ari mu gikari. Umurongo wa 3. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Uyu mwana w'umukobwa yageze mu rugo kwa Namani, nawe ahinduka umutoni muri urwo rugo, agirana ubumwe butangaje na nyirabuja. Noneho bigeze igihe nyirabuja mu kuganira n'umukozi we, bigeze ubwo umukozi amubwira ati, mabuja, hari icyo nshaka kukubwira. Nubwo ngufasha guteka, nubwo ngufasha gutegura ameza, nubwo ngufasha tugakora amasuku mu rugo ukabona hameze neza, ariko uru rugo narubonyemo ikibazo. Umwana yanga kubyihererana, narubonyemo ikibazo, kandi hari intsinzi yacyo. Nyirabuja mutega amatwi ati, gakobwa keza, mbwira bimeze bite? Arangije ati, databuja namubonanye ubumuga, namubonanye uburwayi bukomeye, ariko iwacu hari umuhanuzi w'Imana i Samariya ubasha gukiza databuja. Mbega umukobwa wagize uko yitwara, kandi ari n'umwana muto kwa shebuja, ariko akagirana nanone isano ikomeye na nyirabuja. Noneho bitewe n'uko uyu mwana yari afite uko yitwara, bakamushima, bagakunda inyifato ye, bagakunda ukuntu yiyoroshya, noneho babona ko ijambo avuze atari umwana uvuga amagambo y'amahomvu, uvuga ateshaguzwa, ahubwo yuko iyo avuga ijambo ry'agaciro. Noneho
Bibiliya hari ikitatubwiye. Ntabwo yatubwiye isaha Mukanamani yahuriyeho n'umugabo we Namani ngo baganire ku kiganiro cy'uwo mwana. Oya, ahubwo tubona yuko hari umwanya wabayeho Namani aganira n'umufasha we, ndetse ahari bageza n'igihe bagira umwanya wo kuza begera wa muja. Namani aravuga ati, madamu, ibyo umbwira ntabwo numva bihagije gusa, ahubwo n'uwo muja niyigire hino atubwire neza, nsobanurire. Maze umuja araza asobanura Namani, aramubwira ati, wacu hari umuhanuzi w'Imana, Imana igikoresha ibitangaza. Uwo nguwo mpamya nizera nkurikije uko yabanye natwe, uko yatwigishije ubutumwa bwamuturukagaho, uko Imana yajyaga imukoresha akaduhugura, akatwereka ubuhangange bw'Imana, ububasha bwayo, gukiza kwayo, ineza yayo n'urukundo rwayo, nawe ibasha kugukiza. Namani iryo jambo ryumvise, ahaye agaciro icyo umuja wamubwiye. Umurongo wa 4, Namani ajya kubwira shebuja ibyo umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Nuko umwami w'Isiriya byumvise, abwira Namani ati, haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abisirayeli urwandiko. Namani ahera ko aragenda, ajyana italanto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 600 n'imyambaro yo gukuranwa 10. Nuko ashyira umwami w'Abisirayeli urwo rwandiko rwari rwanditsweho ngo, nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho, mwoherereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe. Umwami w'Isiriya ntabwo we yagize umwanya uhagije wo gusobanuza atari ko se n'umwami w'Abisirayeli ukiza, cyangwa se n'umuntu ukiza uriwe wundi runaka. Oya, ahubwo yumvise ko agakiza kari muri Isirayeli, aravuga ati, Namani winsobanurira byinshi. Kuko shebuja yarahangayikishijwe n'umugabo w'ingabo uko ameze. Yaravugaga ati, iyaba nabonaga umuti, ntako batari baragerageje. Ahari ushobora kuba utazi uburemere bw'ibibembe. Ibibembe ni uburwayi bubi cyane umuntu arwara akageza igihe acika amano, niyo yasitara rikavaho ntabwo abimenya. Ibibembe ni indwara mbi cyane, igenda igafata ibiganza by'umuntu, intoki zikavaho ntabimenye. Ariko bigaragara ko Namani yari afite ubusembwa bw'inyuma, ariko imbere ari muzima. Ikibazo cyari ibibembe biri inyuma, ariko imbere muri we yari afite ibitekerezo. Kuko kuyobora urugamba k'umugaba w'ingabo bijyana n'ibitekerezo, bijyana no kuba umuntu azi gutegura, akavuga ati, ibintu bigomba gukorwa gutya. Noneho hari harabuze undi rero wabasha gukora umurimo nk'uwo, nubwo yari afite ibibembe. Noneho akomeza gukora iyo nshingano, kandi ayikiranukaho, kandi akagira ukuboko kwiza aho bagiye ku rugamba akanesha. Ibibembe umuntu wabirwaraga mu gihe cya kera, hari ihame rivuga yuko akibona abantu agomba guhita atera akaruru hejuru, akavuga ati, ndanduye ndanduye ndanduye, nimunyure indi nzira. Uyu Namani rero we nta nubwo ari uko byari bimeze, kuko we yari umugabo w'ingabo. Ni ukuvuga ngo yatangaga amategeko, agatanga amabwiriza, kandi ari n'umubembe. Noneho amaze kubona urwandiko, arushyiriye umwami w'Abisirayeli. Umwami w'Abisirayeli uru rwandiko ese yarwakiriye ati? Akaga ni ukubaho ukaba utazi ibanga riri iwawe, ukaba utazi ibanga riri mu gihugu utuyemo, ukaba utazi ibanga riri mu muryango ubamo. Umurongo wa 7, umwami w'Abisirayeli amaze gusoma urwo rwandiko, ashishimura imyenda ye, aravuga ati, ariko uwo mugabo kunyohereza umuntu ngo muvure ibibembe, ni jye Mana yica kandi ikabeshaho? Munyumvire namwe. Mbese nawe ntiwaba umeze nk'uyu mwami w'Abisirayeli w'iki gihe, udafite Imana, utazi Imana, utazi gukomera kwayo, utazi icyubahiro. Yumvaga ko Imana yica. Mbese Imana irica? Imana ntiyica, irakiza. Atangira kumva yuko umwami w'Abasiriya arimo amwenderezaho, avuga ati, ubwo ngubwo aragira ngo turwane. Nuko ni mu bitekerezo ndabinginze mumenye ko ari ukunyendereza. Munyumvire namwe. Ntatekereje ibiri kuba, ntatekereje ikigenderewe, ntavuze atari ko kuki atagiye gushakira ahandi umuti, ahubwo akaba avuze ngo ambari giye umukiriza uyu mubembe. Umurongo wa 8, nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yashishimuye imyenda ye,
amutumaho ati, ni iki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureka nsange. Aramenya ko mu Isirayeli harimo umuhanuzi. Amen. Elisa nk'umuntu w'Imana, ayo makuru yamugezeho bati birakomeye, umwami yashishimuye imyenda ye, bitewe n'uko umwami w'Isirayeli yamwoherereje umugaba w'ingabo warwaye ibibembe, yarashize. Arangije aravuga ati, ngaho umwami urahangara ugashishimura imyenda yawe imbere y'abanyamahanga, abantu batazi Imana baje gushaka agakiza iwawe, none se uragira ngo bigende bite? Ntabwo umwami w'Isirayeli akwenderezaho, nta nubwo ashaka kurwana. Iki si igihe cyo guhangana, iki si igihe cyo kurwana, iki ni igihe cyo gushaka agakiza. Akeneye agakiza, akeneye ko umugaba w'ingabo akira. None mwohereze aze hano, aramenya ko mu Isirayeli hari Imana. Mbega urugendo rutangaje! Namani yari ari kunyuzwa mu nzira ifunganye, kandi agomba kuyinyuramo rwose nk'uko twayibonye mu byigisho byabanje. Agomba kuyinyuramo aciye bugufi, kandi rwose akayinyuramo nk'uko ari kubisabwa. Reka twumve umurongo wa 9. Nuko Namani araza, azana n'amafarashi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Ntabwo tuzi umwanya byatwaye kugira ngo agere aho Elisa yari atuye. Umurongo wa 10. Elisa aherako amutumaho ati, genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Elisa yatanze itegeko, abwira umugaragu ati, genda ubwire uwo muntu uhagaze imbere y'umuryango agenda ajye kuri Yorodani yibire inshuro 7, kandi namara kwibira izo nshuro 7 azakira rwose ibibembe, kandi azaba atakitwa umuntu uhumanye, ahubwo azaba ahumanutse. Namani abyumvise ararakara. Unyumvire nawe urugendo tubamo ko rumeze. Yari yahagurutse i Siriya, yaramaze kwemera no kumva ko rwose mu Isirayeli azahakirira, ndetse umuja we yari yaragerageje kumuganiriza biturutse no kuri nyirabuja. Bagiranye ikiganiro, ndetse ikiganiro kiragenda kigera no kuri Namani. Noneho babona uburyo rwose mu Isirayeli hari umuhanuzi ubasha kumugira umumaro, ariko umuhanuzi amutumyeho ntiyakira ubutumwa nk'uko abuhawe. Namani abyumvise ararakara, arivumbura ati, nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambire izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko, Abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'Isiraheli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mumanuke? Nuko arahindukira arigendera, kandi agenda arakaye. Mbega umugaba w'ingabo wahuye n'urugamba rutoroshye, yabashije guhaguruka aturuka muri Siriya, kandi mu kuvayo aza afite abagaragu, escort, afite abamugaragiye, ndetse afite n'imitwaro. Bigaragara ko yiteguye amaturo, tubyite gutyo, yiteguye kuri buture urabasha kumukiza ibibembe afite. Ariko abwira ati, genda ujye muri Yorodani wibiremo inshuro 7, urahumanuka urakira. Arangije arababara cyane, ararakara. Sinzi niba wari wabona umuntu ukomeye yarakaye. Noneho uyu we ni umugabo w'ingabo, maze ararakara, arakaye ngo arahindukira arigenda ati, rwose nari nzi yuko aza kankorakora, ko arembarembye ibiganza bye agatakambira Imana ye ikagira icyo ikora. Ariko ndagira mubwire, ijambo rirakiza, ijambo rirakiza. Ijambo ryaturutse mu gikari kwa Namani, ryahavugiwe n'umuja, ryari rigikomeje gukora umurimo waryo. Ijambo rikiza, ijambo rihesha ubugingo. Mbese amagambo agusohokamo abasha kuyobora umuntu no kumujyana akamugeza he. Noneho abagaragu baramwegera baramubwira bati, databuja, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye, nuwo wagikoze nkanswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Ahangaha tubona icyigisho cyiza cyane, abantu bemera kugirwa inama. Namani nubwo ari umuntu ufata ibyemezo ndetse akagaragaza ko ari n'umuyobozi, ariko yemeraga inama. Tubibona yuko byahereye mu rugo iwe. Umuja atanze inama avuga ati, yaba databuja yarazi yuko mu Isirayeli hari Imana, i Samariya hari umuhanuzi wamukiza. Ndetse arangije kumva iyo nama ajya kwa shebuja, yaka urwandiko aruzanye mu Isirayeli. Ahageze abwirwa yuko agomba kugenda agasanga umuhanuzi Elisa. Agezeyo Elisa amubwira ko agomba kujya kuri Yorodani, amubwiye ko agomba kumanuka akajya kuri Yorodani. Noneho icyakurikiyeho nuko
Namani yemeye aca bugufi aragenda, ariko abagaragu be babigiramo uruhare kubera ko yari amaze kurakara avuga ati nisuri iwacu. Abagaragu be hano bagaragaza umurimo utangaje. Abagaragu bati iyo akubwira ikindi gikomeye kirenze kwiyuhagira cyo ntiwari kugikora, none se ubu dusubireho uko twaje, kuko yego iwacu dufite amazi meza, nubwo Yorodani yanduye ubwo abigutegetse emera ubikore. Umurongo wa 14, nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko umuntu w'Imana yari yamutegetse. Namani yahuye hano n'urugamba. Kunyura mu irembo rifunganye bisaba yuko ugomba kwitonda n'intambwe ku ntambwe. Yibiye inshuro ya mbere, maze azamutse yuburutse abona ibibembe biracyari ibibembe. Yibira inshuro ya kabiri, ibibembe ahubwo birushaho gushega. Burya uburwayi kugira ngo ubashe gukira rimwe na rimwe bugomba kubanza kugaragara rwose. Yibira inshuro ya gatatu, ibibembe birushaho kuba byinshi cyane, ndetse bigeze igihe atangira kuvuga ati ibi ni ibiki rwose, nimurebe naje ibibembe byibuze mbifite ariko ntibyari byarasheshe bigeze aha, none dore ntangiye gutema. Arongera bigira ku nshuro ya 4 aribira. Uko agenda yibira, erega burya yari arimo agenda ajya mu ijambo ry'Imana, yari ari kugenda yegerana n'Imana. Hari abantu babona ijambo ry'Imana yasoma yahera mu itangiriro agakomeza gutegeka kwa 2, yagenda yagera hirya muri Zaburi. Ijambo ry'Imana uko ryibiramo rijyamo ni kugenda ibibembe bya birushaho gusaya. Ibyaha wakoraga mu rwihereranwa mu rwihisho nabyo ugasanga burya Uwiteka arabireba. Ibyo wajya kuvuga bidakwiriye Imana ikabibona, ibibembe bigasara. Maze Namani ati ni ishyano, nari nsanzwe afite ibibembe ariko byari bitaragera aha. Agera ku nshuro ya 5 aramanuka. Uko urushaho kugenda ujya mu ijambo ry'Imana, urushaho kujya aho Uwiteka gutegeka, niko ibyaha bijya habona. Ariko uko ubibona niyo mahirwe yo gukira, kuko umunyabibi, umunyabyaha utabasha kubona uburwayi bwe, uwo nguwo rwose aba ari uwo kuzimira. Maze aragenda aribira inshuro ya 5, ya 6. Bigeze ku ya 6 Namani ati ndatashye. Yumvaga rwose atumva ni hahandi ahubwo muragira ngo muri aya mazi. Abagaragu be bari bahagaze ku nkengero bavuga bati databuja, erega ntiyavuze 6, yavuze 7. None se ati Namani ati murabona uko nabatu batoya, yavuze 7. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko umuntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya ku nshuro ya 7 akimara kuburuka, umubiri wihinduka nk'uw'umwana muto, arahumanuka. Amen. Umubiri urakira umera nk'uw'umwana muto. Ese yaba escort za Namani, babagaragu be, ese yaba Namani ubwe. Umva, reka tujyane muri iyi filime rwose, muri iki wumve. Mbwira Namani ukuntu yavuye muri Yorodani. Tekereza ukuntu yasimbutse ati yababa we, atuze ko mumanutse ndakize we, maze yitera hejuru. Abagaragu bitera hejuru. Umva, sinzi uko bari bamanutse. Bibiri tubwira ngo manuka ujye kuri Yorodani. Bari bamanutse umusozi, noneho umva ngo yazamutse agasozi k'i Samariya. Mu ndebere uwo muntu wakize, wagira ubuntu n'Uwiteka, azamuka yirukanka aje kureba umuhanuzi Elisa. Namani ageze kwa Elisa noneho rero atumva rero uyu mugabo ibintu ankoreye ntabwo nabona uko mbivuga. Umurongo wa 15, hanyuma agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana, araza amuhagarara imbere aramubwira ati noneho menye ko nta yindi Mana iriho mu isi yose keretse muri Isirayeli. None ndakwinginze enda ingororano y'umugaragu wawe. Namani hano yaratangiye gutanga ubuhamya, aravuga ati rwose noneho ndabyemeye, ntabwo ngikomeje gusaza imigeri. Menye ko mu Isirayeli ariho hari Imana nyamana. None dore ngiye ingororano. Ahangaha noneho Elisa yari yasohotse mu nzu ye, bari kuvugana amaso ku maso. Hari igihe kigera iby'Imana ntusigara ubibarirwa, hari igihe kigera ntusigara ubibwirwa n'abandi, ahubwo ubwawe ukavuganira nawe mu ijambo ryayo. Ahangaha yari kuvuga, umenye ko Elisa arahagarariye Imana, yari ari kuvugana n'Imana imbona nkubone, avugana n'umuntu wayo, n'umugaragu wayo. Hano ubutumwa bwose yagombaga guhabwa, yagombaga kumenya ko ari Imana iri kumubwira. Maze Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera. Elisa ntabwo yari umucanshuro. Ati nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera, nta kintu cyawe ndi bwakire. Aramugomera kugira ngo abyende, ariko ndaranga. Haravuga ati rwose mbabarira, dore ngibi nabizanye reba. Umva, hari n'igihe abantu b'Imana rimwe na rimwe ushobora gusanga hari ibyo bakennye rwose, ariko ntabwo bereho kugira ngo bagaragaze ko agakiza kagurwa. Ntabwo agakiza k'Imana bisa kugira ngo ugire ibyo utanga kugira ngo ukire.
dore ko Satani agira uburyo bwinshi akora, avuga ati zana amafaranga, nukora ibi ndagusengera, nukora ibi ngibi ndagukorera igitangaza. Oya, ubuntu bw'Imana ntibugurwa. Hano Elisa yahagaze mu byimbo agaragaza ko agakiza gatangirwa ubuntu. Maze Naamani ati, ubwo utabyemeye, ndakwinginze uha umugaragu wawe imitwaro y'ibitaka ihetswe n'inyumba ebyiri, kuko uhereye none nta zindi mana umugaragu wawe nzatambira igitambo cyoswa cyangwa ikindi gitambo cyose keretse Uwiteka wenyine. Umva kwihana nyakuri. Arangije aravuga ati, ibitaka maze mbijyane iwacu muri Siriya, ngende mbisuka ahantu, nindangiza mpubakira Uwiteka igicaniro, aho niho nzajya asengera Imana, niho nzajya ntambira ibitambo byoswa, kugira ngo rwose ngaragaze ko nihannye nemeye Imana y'Abisirayeli. Mbega kwitanga kwiza, mbega umuntu w'Imana wahindutse, mbega agakiza gaturuka mu gikari. Umuja yavuze ubutumwa bugira uruhare cyane mu gutuma shebuja abasha gukira. Mbese wowe utegeye amatwi iki kiganiro, ni gute abakozi ufite ugirana nabo umushyikirano bakagira byinshi bakungura, ndetse bakaba bakuganisha no kugakiza? Ahari Imana yashinye ko agera iwawe kugira ngo ahinduke umuyoboro w'Imana. Umuja wo kwa Naamani yavuze ijambo rikiza ribasha gutuma shebuja abona ubugingo buhoraho. Si ibyo gusa, na nyirabuja uburyo bari bafitanye isano n'uburyo babanaga badatongana, atari intambara, atari induru, byatumye ijambo umuja yavuze ribasha kugira agaciro. Ntabwo biri tubwira uburyo umuja nyuma yaho yatwawe mu rugo rwo kwa Naamani, ariko bigaragara ko yakujijwe agashyirwa hejuru bitewe n'uko ijambo yavuze ryahesheje agakiza shebuja. Jya ugira uruhare gufasha abo bana nabo kugira ngo bamenye Imana. Jya ugira uruhare kugira ngo bagendere mu bushake bw'Imana. Mbese nta bantu bataye Imana nawe ukajya urushaho kubabwira uti nimubivemo. Nta bantu bagiye bivumbura ku Uwiteka nawe ukabigiramo uruhare kugira ngo utume bata Imana. Jya ugira uruhare gutuma abantu bagarukira Imana. Niyo nshingano yawe, nicyo Imana yagushigarije. Hirya no hino hari benshi bari gupfa, abantu bari gusiga imyanya bari barimo, bari gusiga ubutunzi, ariko kuba wongererwa igihe cyo kubaho, Imana iragira ngo ugire uruhare mu gakiza k'abandi. Maze Naamani ati, nta yindi mana azatambira ibitambo, ariko Uwiteka ajya mbabarira. Uwiteka ajya mbabarira, kuko nzakomeza kujya mpagarikira umutware umwami wa Siriya igihe muherekeje agiye gusenga ibigirwamana bye. Ntabwo nzaba rwose ndi kumwe nawe, Imana ntizambareho icyaha. Naamani yagaragaje ko azakomeza gukora inshingano z'igihugu, ariko akazikora we, imyumvire ye n'imitegekere ye n'ubuyobozi bwe, we yarayobotse Imana ya Isirayeli. Elisa umugaragu w'Imana, umurongo wa 19 ati, genda amahoro. Elisa aramusengera ati, mugaragu w'Imana, mugaba w'ingabo Naamani, genda amahoro, Uwiteka abane nawe. Mbese we twabanye muri iki kiganiro, uruhare rwawe mu buzima bw'iki gihe ubereho kugira ngo uheshe abandi agakiza, cyangwa ubereho guteza ibyago? Ndagusabira kugira ngo Imana igufashe nawe ube umuyoboro mwiza. Uyu mwana w'umuja yabaye umuyoboro mwiza. Abagaragu ba Naamani nabo babaye umuyoboro mwiza, baramufashije kugira ngo afate ibyemezo bikwiriye. Elisa yagaragaye nk'umuntu w'Imana, agaragara ko atari umucanshuro, ahubwo yuko akorera Imana nzima, kandi ko agakiza gatangirwa ubuntu. Ndagusabira kugira ngo akagakiza nawe ukakire. Iyi nzira Imana ituberamo, nubwo byakugora, nubwo wabona rimwe na rimwe bisaba guca bugufi rwose, emera ubikore, kuko ariko gakiza kawe. Niyo nzira Imana ishaka kukirizwamo. Imana ikugire neza, iri jambo rikugira umumaro, nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, tugushimiye uburyo watanze ijambo ryawe kugira ngo rituyobore. Tubonye ibya Naamani, uburyo yemeye inama zatanzwe n'umuja, kandi Nyagasani akajya mu Isirayeli, kuko ariho yararangiye ko ariho agakiza arakabona. Natwe mu gihe nk'icyo uraduhamagara kugira ngo tujye mu ijambo ryawe, kugira ngo Data mwiza twemere icyo udutegeka. Turagusaba kugira ngo nk'uko Naamani yemeye guca bugufi, ndetse akabwirwa no kujya muri Yorodani, Data mwiza akagenda akibira rwose. Ntabwo yibize inshuro imwe, inshuro ebyiri, eshatu, oya, ahubwo yagombaga kuzuza umubare wavuzwe. Ijambo ryawe uturinde Nyagasani ko twarica mu bice, ngo niba twize igice kimwe tumve ko gihagije, niba twasomye umurongo umwe twumve ko uhagije, ahubwo turyige ryose, kuko Nyagasani ariryo rizabasha kuduhesha ubugingo buhoraho. Yesu ati, ijambo ryawe niryo kuri, uberesha ukuri niryo jambo ryawe. Udufashe mwa Imana kugira ngo turihe agaciro, maze Data bidatinzwe Kristo azerekanwa,
uwumvise iri jambo ndetse n'uwarihaye agaciro akemera nyagasani kuryibiramo rwose, ariko kurijyamo wese Uwiteka azabasha gutumagira iki kirere tugusanganire tudakozwe n'isoni. Uwiteka turabigushimiye kubitubashishije mu izina rya Yesu, amen.